usama kugira ngo uvugane natwe uyu mwaka mushya tutangire mu ijambo ryawe kandi tugume mu ijambo ryawe Mana ugume muri twe kandi natwe dufashe kuguma kuri wowe dusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hari ijambo ryiza cyane dusanga muri Yeremiya, ijambo ritwibutsa ngo watuzanye kuri iyi si ari kumwe natwe, watuzanye muri iyi si adufitiye imigambi myiza. Yeremiya 29 umurongo wa 11 wereka ibyo nibwira azabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo barememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Ngo nzi ibyiza nzabagirira, ntimutinye mwabaye ku mutima ntabwo ari bibi. Haleluya. Kugira ngo bareme umutima ibyo muzabona bizaba byiza uyu mwaka, kuko ijambo ry'Imana yabivuze kandi iryo jambo ry'Imana riri gufasha kuguma muri we. Uyu mwaka turangije intego yacu tuzayikomeza muri 2020 Yohana 15:7, kuko nta kindi kintu ndabona kiruta kuba muri Yesu no kuba mu ijambo rye. Kandi arongera akatwizeza ngo nimuguma muri njye n'ijambo ryanjye riguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose. Aya magambo Yesu yabwiraga abigishwa be natwe rero dukeneye gutangira umwaka. Kuki ndimo kuvuga aya magambo? Kuko aratwibutsa ngo ntabwo turi abacu, ntabwo twigenga, ahubwo hari utugenga, hari umugenga mukuru, twebwe tukaba abana. Ndashaka kuba urugero rw'umwana mu rugo. Iyo umwana yagize ikirara ava mu rugo akagenda, dufite umugani murabuzi muri Bibiliya, umwana wabwiye abwira ati ndarambiwe, ndashaka ibyanjye kandi ndagiye. Uwo mwana nta kintu umubyeyi yashoboraga gukora uretse kumuha ibyo yasabye, arabimuha kuko umwana aragiye. Ariko umwana agiye, nubwo yaranze kumva, yageze hanze arabona. Haleluya. Natwe rero turi abana b'Imana, turi intama zo mu cyanya cy'Imana. Iyo twanze kumva Imana, iyo tugeze hanze turabona. Uyu mwaka rero tugiye gutangira, turatangira tuvuga ngo Mana dufashe tugume muri Yesu, nawe agumane natwe, n'ijambo rye rigume muri twe, kugira ngo dushobore guhangana n'ibiri hano hanze. Haleluya. Kandi ijambo rye ryatangiye ritubwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi. Haleluya. Ntagiye mbabwira ibyo umwana wanze kuba mu muryango. Natwe iyo twanze gukurikiza ijambo ry'Imana, hari aho tugera bikadushobora, hari aho tugera tukahungabana. Ariko abari mu ijambo ry'Imana bameze nk'igiti cyatewe ku mazi, igihe icyo ari cyo cyose kiba gitoshye. Haleluya. Niyo ahandi bikomeye, niyo ahandi hari amapfa, niyo ahandi byacitse, twebwe abari muri Yesu duhora dusa neza. Kandi ntabwo guhamya abantu bose babonye bakuze, bizeye Uwiteka, bagendeye mu Uwiteka, niyo afite ibibazo ntabwo abura neza. Iki gice twasomewe ngo nibwo umunezero wacu uzuzura. Iyo twakomeje kuba muri Kristo na Kristo akaba muri twe, ijambo rye rikaba muri twe, nibwo tugaragaza umunezero ubonaho.
bene data ndabizi abantu benshi batekereza ko kimwe mu bintu bitanga umunezero ari amafaranga. Nibyo koko ushobora kubona ayo mafaranga, ariko ayo mafaranga hari icyo atanga. Ntabwo amafaranga atanga umunezero, amafaranga atanga ibyishimo, ariko umunezero ni ikintu kiva imbere kikazana no kunyurwa. Ibyishimo ni ugusohoka ukabyina ukishima ukabona inshuti mukanya ukaba uratashye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nibwo umunezero wanyu uzaba wuzuye nimugira Kristo kandi mukagira n'ijambo rye. Haleluya. Hari ikindi kintu ushobora kubabwira. Iyo turi mu isi umwaka utangira twese turimo gukora ibyo tugomba gukora, dushakisha, dushaka amafaranga, dushaka ubuzima, ariko hari ubwo twibagirwa ngo nyir'ibintu twamusize inyuma, kandi uwo nyir'ibintu ari wo Kristo niwe utanga ya mahoro, niwe utanga wa munezero, niwe utanga kwa kwiyumva. Ibyo ngibyo byabuze icyo wabona cyose ntabwo cyakubona. Ndabizi ko mwese mufite gahunda y'ibyo mushaka gukora muri uyu mwaka, ariko mushaka kubisabira uyu mwaka. Uyu mwaka ndashaka kubasaba nk'uko iki gice cyo muri Yohana 15 kivuga ku cya 15:7 dukomeze tube muri Kristo. Kandi tube mu ijambo rye. Ibindi byose Imana izabiha. Ni kuki ndimo kuvuga nuko iki gice iyo gisomye utangira aho Yesu atubwira ngo niwo muzabibu, akavuga ngo twebwe turi amashami, hari icyo arimo kuvuga. Arimo avuga ngo mwebwe ntabwo mwabaho njyewe ntariho, mwebwe nta buzima mugira, ubuzima muvoma muri iki. Ni ukuvuga ngo ibyiza byose bya bindi biva mu mizi y'umuzabibu hasi, iyo bizamutse mu muzabibu bigaragarira hehe? Muri ayo mashami kuko ari mu hehe. Dukunda kwibeshya tukagira ngo amashuri, amafaranga, ubukire, imiryango n'ibyo bintu byagombwa. Ariko ijambo ry'Imana rero riratwibutsa ngo ntabwo ibyo ngibyo ari byo byangombwa. Icyangombwa ni ukumenya n'ibyo byose ari we Yesu Kristo. Iyo twamumenye n'ibindi turabibona, kuko muri we niho tuvoma ubwiza, niho tuvoma ubuzima, niho tuvoma byose tugaragaraho. Haleluya. Uyu mwaka rero ndabasaba ngo ikintu cya mbere tugume muri Yesu, kandi tugume mu ijambo rye. Kandi afite ijambo rikomeye arangirizaho ati musabe icyo mushaka cyose nzakibaha. Kugira ngo iyo ishami ritavuye ku giti ryera imbuto, natwe iyo twavuye ku Mana niyo bitinze twebwe. Iyo usomye abahanga basobanura igiti cy'umuzabibu, baravuga ngo igiti cy'umuzabibu kimara imyaka 3 cyaratewe, kigakura kikaba igiti nyacyo, kikongera kigatwara indi myaka 4 kugira ngo kizere imbuto nziza kuruta iza mbere. Mu myaka 7 nibwo kizana imbuto, kandi izo mbuto zimara imyaka irenga 50. Haleluya. Ni kuki Yesu yavuze umuzabibu? Nuko nawe kuba muri we hari igihe utinda kubona imbuto, kuko batari kuko bizagenda bite? Mana ko nasenze, Mana ko navuze, Mana ko nakoze, ko nakora icyo uri gukora. Nibyo hari ubwo bitinda. Ndabizi ko bamwe muri mwe mushobora mwarasenze ariko imbuto ntiziragaragara. Ndabizi bamwe muri mwe mugomba kuba hari ibintu mutegereje ntibiraza, mwebwe icyo intege. Haleluya. Kuko hari igihe
Imana izakora igitangaza. Mu minsi ishize twagiye muri seminari y'abayobozi, haza umugabo witwa Wareni atubwira igiti kimwe batera kikamara imyaka 3 kitarazamuka. Icyo giti ngo baragitera kikamara n'umugano, mu bwoko bw'umugano. Iyo bawuteye umara imyaka 3 kitarazamuka, ariko iyo umaze nyuma y'imyaka 3 ngo buri munsi uzamuka kugira ngo sentimita z'esheshatu, mbese kireba kizamuka kireba, ariko mu myaka 3 nta kintu na kimwe. Haleluya. Ibi rero birambutsa uburyo Imana ikora ibyayo. Muribuka aho Yesu yajyaga ubukwe, vinyo igashira, abantu baravuze ngo ntabwo bishoboka, byarangiye, mwaburangize nabi. Yesu arabasengera babona ko kunywa. Ariko hagati aho bitekereje umuzabibu ukura bakawuhenga bakawubika, Yesu yabikoze mu kanya nk'aho kumubwira. Bivuze iki? Kuri we Yesu ikibazo cy'igihe ntabwo ari ikibazo cye, icyo ashatse aragikora mu gihe gikwiye. Nibyo koko twiha abantu baratekereza, ariko Yesu n'ibyo mu bintu birabaho. Haleluya. Imana iracyakora ibitangaza hano hanze, ariko abantu benshi ntibabibona kuko baravuga ngo ni kuki abarema batagenda, ni kuki abantu batazuka. Bene data, ntabwo twaje ku isi kugira ngo tuzuke, twaje ku isi kugira ngo tunyuremo dukorere Imana igitangaza. Hari aho tujya, aho tuzaguteka rwose. Haleluya. Tuhe Imana. Twasoma Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 yerekana imbaraga z'umuntu ugendana n'Imana. Akavuga ngo ukuboko kwawe ndakwizeye. Abanzi banjye ndabizi barazi, ariko urakomeye kubarusha. Ndabizi ko ntacyo nzabura, ndabizi yuko nicika n'intege uzasubizamo intege. Haleluya. Ikintu cyo kwizera Imana gituma n'ibitakabaye biba. Ikintu cyo kugira ijambo ry'Imana mu mutima bituma ugira icyo usubiza n'iyo Satani aguteye kugira ngo akwihebeshe. Ni gute twagendana na Yesu? Ni gute twahagarara mu ijambo rye? Ndashaka kubasaba benshi, ndabizi ko mufite amatelefoni, ndabizi benshi ko mugira reminders no kuvuga kaka ushyiramo ukakwibutse. Ndabasaba ngo uyu munsi mushyiremo ikintu kibibutsa igihe cyo gusenga, kugira ngo udasibuka umunsi udasenze. Kuko nudasenga, ntusome ijambo rye, ntabwo umunezero wawe uzuzura, uzahora wihebye, uzahora ukeneye, uzahora ukennye. Reka mbabwire ibanga ryo gukira. Gukira si ukugira byinshi, gukira ni ukunyurwa. Ubu mwese nazanye hano ibiryo nkabagaburira, nkaguha ibiryo ukabihisha, nkakongera ibindi ukabihisha, wakwicwa n'inzara. Ariko mbiguhaye ukabirya kandi ugashima, ntacyo wabura. Ikibazo si ibyo duhabwa, ahubwo ikibazo ni ibyo twakira. Imana iguhaye byinshi, umaze kwakira bingahe, umaze gushima kangahe. Isengesho ry'Umwami wacu riravuga ngo uduhe ifunguro ryacu ko tugeze neza. Uduhe ifunguro ryacu uko bukeye. Twebwe twarahinduye, turavuga ngo uduhe ifunguro ryacu ry'imyaka irindwi. Abantu barahunitse, abantu barahitse, abantu barahishe, kandi inzara irahishe. Ni iki kuvuga ngo bahishe? Nubwo Imana yaguhaye, ntushime, ntuyurwe, gusiga gushoboje. Gusonza ni ikibazo cyo mu mwuka.
arakubwira kandi umunezero ukaba wose. Haleluya. Ikindi nshaka kubasaba, ushaka umwanya waza muri katedrali waba n'iwawe, ufata umwanya uvuga uti aha ntusengera. Si ngombwa guhamagaza abantu bose ugasanga wamufarisayo ati murebe niho ndasenga. Oya, shaka akanya kawe wiherere uvugane n'Imana yawe. Kora liste y'ibintu ugiye gusaba Imana. Harimo dusenga Mana nakeneye ibi, Mana mfasha. Icyo ushaka ko bagufasha ntunakivuga, hitamo icyo ushaka ko Imana igufasha. Njye na madamu twatangiye dukora liste y'ibintu dusengera, umwaka ukarangira tukabireba kandi tugasanga ko Imana yaragiye isubiza. Imana yaragiye isubiza. Nta kintu gisubizamo imbaraga nko gukora liste y'ibintu Imana ikabisubiza, usubira mu murongo ukavuga uti nyamara Imana isubiza amasengesho. Ndibuka kera tukiga nimugoroba nta modoka tugira, tukiga bitugoye. Rimwe nkajya gufata madamu ku ishuri kandi nanjye nta modoka mfite, tukagarukana dushyira muri lisite z'Imana uyu mwaka w'imodoka. Ntabwo muri bije, ntabwo n'umushahara wanjye imodoka yahiriye, ariko nabuze nari ku Mana kugira utunze byose ari byinshi, nanjye wampaye akamodoka kawe ukaba muri Kigali muri ziriya modoka zose kuko Mana nkabura akamodoka kamwe. Mana kuko twumvikane uraduha imodoka. Uwo mwaka n'umugezi urangiye Imana ibikora. Haleluya. Hari ubwo mutinya gusenga kuko atari ku Mana kuko munabivuga, erekana ikibazo ufite, umubwire Imana ikibazo ufite, iyo ahasigaye ibireke. Haleluya. Nkunda abana, iyo abana bari mu rugo ufite umwana mutoya atari ku papa wazaguriye akamodoka ka kabiri, hari imodoka hano bigishirizamo. Umwana mukuru wacu yari agiye kugira isabukuru y'imyaka 14, aravuga ati ko papa uzamenya iyi mpano. Turimo kugenda hano akana kacu gafite imyaka 5 kavuga ngo papa mbonye ikintu ushobora kugurira Iris. Navuga ngo ni iki kiguza kugura iyo modoka. Haleluya. Ariko turimo kwizera kw'abana, mfite papa icyo nshaka kugura arakigura. We aravuga nta kazi kawe n'utakakura birakureba, we yavuze. Haleluya. Bene data dufite papa ufite byose, dufite data wa twese uri mu ijuru utanga ubuzima. Iyo umuntu yatanze ubuzima iki kindi cyamunanira gutanga. Haleluya. Muzi icyo tugura ni ukwizera no gupfukama imbere ye no gutegereza. Iyo Mana dusenga iratanga kandi igatanga itangira itama. Nimushaka umwanya, nimukore liste y'ibyo mukeneye, icyo Imana ikora uvuga uti icyo cyose. Ndibuka dupfukama dusengera amashuri, twiga amashuri tugoye, ariko ndashaka kuvuga ngo n'abayarangira kera ubu ni amateka. Abantu bavuga ko biragoye, ntabwo biragoye ariko birashoboka. Haleluya. Twajyaga gukora ikizamini, abantu benshi bari bazi ko umupasitori bakambwira ngo pastor ngo vinyuma, ariko numvaga nanjye nshaka kwicara inyuma ngo vinyuma utaguteza ibyaha, subira imbere ibibere inyuma ntibure kubireba. Kuko haba urupapuro tuba ducikana aho ngaho, ariko tubona tukagira ibibazo. Ariko iyo wasenze ugomba gukora, uragiye tukicara imbere ukavuga uti Mana nubwo twavuganye gahunda ni ya yindi, ndagomba gutsinda kandi ugatsinda. Haleluya. Nimuzane ibibazo byanyu, nimuzane ibyifuzo byanyu imbere y'Imana, mugendane nayo, ahasigaye ibireke. Nk'uko umwana azaba umubyeyi icyo ashaka adatinya adategwa, nibwo tugomba gusaba Imana tudatinya.
ikindi nshaka kubasaba nuko nimusoma ijambo ry'Imana mugire umurongo ubafasha, mugire umurongo mugendana, kandi muvugane n'Imana nk'uko umwana avugana n'umubyeyi. hari abana baba barahanze utinya umubyeyi, icyo avuze cyose umubyeyi arahakana kugeza aho umwana agera agaceceka. nk'abantu bafite abana mureke mbabwire, abana bagira ubwenge bwinshi ku buryo batekereza. iyo umwana agusabye ibintu bine byose ukanga kubimuha agera agaceceka. iyo umwana akubiswe kenshi akabwirwa ngo ntaceceke agera agakubitwa ntarire. ariko umwana ntabwo umwanya wo kuvuga, umwana usaba agahabwa, umwana abaza agasubizwa, niwe mwana uvuga. Haleluya. benshi muri twe twarasenze turarambirwa turagenda, turongera turasenga turarambirwa turagenda tubivaho. ariko iyo wasenze ugategereza Imana irasubiza. Haleluya. hari urugero nabahaye rw'umwana arashaka kongera gusubiza. benshi muri mwe ndabizi ko mufite za ATM, iyo gushaka amafaranga ugakanda icyuma ugashyiramo karite yawe, amafaranga ahita aza. ntabwo ahita aza, ariko bigenze mutegereze, murategereza. bamara gutegereza muri iyi minsi mwirinde bivuga kikaraga wajya kubona umuntu amafaranga. niba ushobora gutegereza ni kuki udashobora gutegereza niba waremye byose kandi wakoreye umuntu? ndabizi ko bamwe bari mu mwihuta cyane mudategereza, isi igategereza. wumva koko yihuta cyane tuzajyane ashyire ku ikarita, amafaranga nataza yigendereye zagutegereza. si byo njye mutegerereze wowe utahe, kandi ayo mafaranga azaza kandi naza ntuzagaragaze. kimwe mu bibazo dufite, turasenga ntibitegereze, kandi turasenga ukagira ngo twategetse. bene gataka babwire, iyo usenze uravuga ngo bibe uko ushaka, ntabwo uvuga ngo ndategetse. hari amagambo menshi bakunda kuvuga muri iyi minsi ngo ndategetse mu izina rya Yesu. wowe urinde gutegeka. turasenga tukavuga ngo nk'uko Imana ibishaka aba ariko biba. ubushake bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana. Haleluya. iyo twategetse ariko tudategetse mu izina rya Yesu, tuba dutegetse mu izina ryacu. uyu mwaka mureke tugendane na Yesu, dusenge, twizeye, kandi dusabe, kandi dutegereze. Haleluya. iyo ukomeje gusoma muri Yeremiya, Yeremiya afite amagambo meza cyane avuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi n'amazi, gishoreye imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Haleluya. bene data, muri Kristo niyo mazi ari mu buzima. muri Kristo niyo tuvana ubuzima. uyu mwaka ukiri umuntu n'abasenga nuko bitondera n'imyanzuro bafata, nuko bagira n'abajyanama. mw'abantu muzi ko hari abantu bagira abajyanama batagira umuntu babaza, bibereye kuko babonye umwanzuro w'uko iyo ahisemo n'ibyo, iyo ari umugabo mu rugo, iyo yirukanye umugore biba birangiye, umugore nawe akamutura n'urugo rwanjye, umwanzuro nawe ufashe. bene data, umuntu mu Kristo agira umujyanama, agira inshuti zisengana nawe, agira ababaza akavuga ati ibintu nakoze ni bizima, ni mu bubiri. Haleluya. uyu mwaka umwaka wo kugendana na Yesu, kandi tukamugisha inama.
nitabikora uzasanga twakora ibintu, uzasanga dusaba imbabazi aho bitari ngombwa. Hari abantu rero bazi gusaba imbabazi, agahora akora amakosa agahora asaba imbabazi. Muzi icyo kibazo ni ukutagira umujyanama, ni ukutitondera ibyo ugiye gukora, ni ukuvuga ibyo utateguye. Uriya mwanya dufata tugasenga bidufasha gutuza, bidufasha gutekereza, bidufasha kureka ibintu bimwe. Haleluya. Ngo Nehemiya arimo kubaka urukuta, hari abantu benshi baje kumutesha umwanya, ngo arababwira ngo afite akazi kenshi. Bene data umwaka afite akazi kenshi, nta mwanya wo gutekereza ibintu negativu, nta mwanya wo kutungana, nta mwanya w'abantu bavuga ibintu bitari bizima. Ijambo ry'Imana riratwibukije ubutumwa muri Yesu, n'ijambo rye ry'umutwe ibyo dushaka byose tubisaba. Kanageze kuri murongo w'Umuheburayo, Abaheburayo igice cya 13:8 amagambo akomeye yifuza kubasigira. Aravuga ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi azahora iteka ryose. Rero uwo nguwo tugomba kugendana, uwo niwo tugomba kuguma muri we. Uko yari ameze n'ubu niko ameze kandi niko azahora. Kandi ijambo rye riratubwira ngo adufite imigambi myiza muri Yerusalemu. Turagushima Mana kuko ijambo ryawe ryarabivuze kandi rongera bivuga kandi rizakomeza kubivuga. Mana y'umwaka twinjiyemo mushyashya, udufashe tugendane nawe, udufashe tugume kuri wewe. Ijambo ryawe ritubere itabaza, ritubere umugisha, ritubere umujyanama kugira ngo tutazahubuka, tutazata umurongo, tutaziheba kandi dufite imigambi myiza. Ndakwereka iyi katedrali, ndakwereka iyi diyoseze, ndakwereka abakristo. Mana kugira ngo tugendane nawe, dushobore kwera imbuto nziza, dushobore kubona ibitangaza, dushobore kunyurwa n'icyo uzaba cyose, dushobore kuzana ishimwe imbere yawe igihe icyo ari cyo cyose. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umwaka mwiza.